Ni mu masaha y'igitondo, Angeline rero arabyuka akireba muri miruwari. Mu by'ukuri aba afite umunaniro mwinshi kandi abyutse, imisatsi ye iba ishwambaguje, arireba rero akikora ku nda, dore ko nyine aba atwite inda y'amezi 9, aba ari hafi kubyara, ariko nyine aba atarafata agakonje kubera ko aba atekereza ko nafata agakonje batazamwishyura, kandi nyamara agifite ibintu byinshi agikeneye, dore ko nyine papa w'uyu mwana aba atwite yamusize akimubwira ko atwite, yahise amuburira irengero, ntabwo yongeye kumenya amakuru y'ukundi. Angeline rero yikora ku nda maze agatangira kwibwira ati gusa ndakeka hari kubura iminsi mike ishoboka, maze noneho nkaba najya mu kiruhuko. Gusa nyine aba afite amakuriye aba agomba kuza kugenda ajyana aho agomba kuyajyana, niko kazi ke mu busanzwe, ni ukugenda ajyana amakuriye ayajyana aho baba bamubwiye kuyashyira. Uyu munsi rero kuriye ya mbere aba agomba kuyijyana muri Mandela Tower, yari inzu ndende cyane yakoreragamo nyine kampani y'umusore witwa Mandela. Yarayifashe rero ayishyira nyine mu ibaga nk'ibisanzwe, maze asohoka mu rugo yihuta cyane kuko yari afite n'ubundi amakuriye menshi ari buze gutanga uyu munsi. Agera rero ku muryango w'iyi nyubako n'ubundi yamaze kunanirwa, dore ko mu modoka aba yagiyemo agenda ahagaze, ntabone n'umuntu umuha umwanya ngo yicare, aba ananiwe, umugongo rwose aba yumva utameze neza. Akigera rero ku muryango w'iyi nyubako yereka nyine umusekirite, akamwereka yuko azanye nyine kuriye yihutirwa, amwereka nyine baji ye ko nyine aricyo ashinzwe. Uyu musekirite rero ahita amubwira ati asanseri iri ibumoso bwawe. Yahise agenda yerekeza ibumoso bwe, gusa nyine yari ari kugenda yiruhutsa yifashe mu mugongo, agenda yihengeka ajya iburyo ajya ibumoso ngo yumve ko hari aho yaba ameze neza, dore ko rwose yumvaga neza neza umugongo umumereye nabi. Yibazaga noneho ukuntu agiye kujya muri asanseri ikamuvana kuri etaje ya mbere maze ikamugeza kuri etaje ya 47. Yumvaga rwose nabyo ubwabyo biri bumuvune. Angeline rero amara kwinjira muri asanseri, urugi rugiye kwifunga neza neza, ajya kubona akabona ikiganza cy'umuntu kitambitsemo hagati asunika urugi kugira ngo nawe yinjire. Ahita yinjira yibereye rwose kuri telefone, ubona nyine ari bize ukuntu nta nubwo abona umwanya wo kureba mu maso uyu mukobwa aba asanzemo, ahubwo ahita amubwira ati mwaramutse neza atari kumureba. Angeline rero nawe ahita amubwira ati mwaramutse. Angeline we aba yamaze kumumenya, aba yamubonye ko ari Mandela, dore ko aba asanzwe amubona mu binyamakuru. Gusa yatangajwe n'ukuntu uyu musore umurebye amaso ku maso agaragara nyine nkaho ari muto cyane, naho nyine iyo umureba mu binyamakuru wagira ngo arashaje, kubera nyine ukuntu bakunda kumufotora yarakaye cyangwa se ari mu bintu biri seriye cyane. Akibona rero ko ari we, yahise yigira hirya maze atangira kubyiga asanseri yigira muto cyane, ahari ngo ye kwegera nyine uyu mukire, dore ko nyine yari umusore w'umukire cyane. Iyi nyubako yose yari iye n'ibikorerwamo byo byose byari ibye. Angeline rero yakomeje kwitegereza uyu musore wari mwiza cyane, yambaye neza, imisatsi yisokoje neza ku buryo nta na kamwe rwose kari ku ruhande. Yakomeje kugenda amwitegereza, dore ko nyine uyu musore we yari yibereye muri telefone, nta mwanya wo kureba hirya no hino yari afite. Yari ari kugenda atanga amabwiriza avuga nyine ibyo bagomba gukora, ari kubivugira kuri telefone, anababwira ko nyine we nta kanya afite, ariko nyine aza gushaka umwanya maze akaza kureba neza mu maraporo yose bamuhaye. Bageze rero nko kuri etaje ya 10, Angeline yagiye kumva yumva ibintu bishyushye biri gushoka ku maguru ye, isoni zaramwishe. Yatekereje ko ahari yaba yikozeho pipi, kuko rwose ari ibintu bisanzwe ku bagore batwite ndetse inda nkuru. Yahise rero yireba, ariko yasanze atari byo, kuko yasanze ahubwo nyine ari amazi ari kumeneka. Kano kanya yahise amenya neza yuko mu kanya gato rwose umubebe ari bubaje. Yatangiye kugira stress, atangira gufata kuri asanseri mu buryo budasanzwe. Nyamara rero kano kanya asanseri nayo yahise ihagarara, sinzi cyari kibaye, ahari nyine hari habaye nk'ikibazo, amatara yahise azima, hasigara udutara duto cyane.
Mandela rero we rwose wari ufite stress zo kugira ngo agere muri biro ye, yabonye iya sanseri ihagaze ndetse nyine n'amatara azimye, yatangiye kwifata mu maso ati ariko nk'ibi ni ibiki koko, ukuntu iminota yanjye nari nayibaze neza, none ndebereye sanseri nayo. Yahise akura telefone mu mufuka atangira guhamagara, ariko nyamara rezo ntazari zihari. Kano kanya nyine asanseri yari yagize ibibazo. Mandela rero yatangiye kureba hirya no hino, sinzi ukuntu yakubise amaso kuri Angeline, maze asanga uyu mumama yatangiye kubira ibyunzwe kubera amastresse n'ukuntu nyine yumvaga noneho n'ibise byatangiye kumukubita kandi cyane bikomeye. Yaramurebye atamubaza ati umeze neza? Naho rero Angeline ati ndakeka rwose umubebe agiye kuza. Akivuga iryo jambo Mandela yahise akanura amaso yose ashirayo kubera ubwoba. Yibazaga ukuntu agiye kubigenza, nibo bombi bari muri asanseri, nyamara asanseri ntabwo iri gukora, nta rezo ngo barahamagara ubutabazi. Mbese byari ibintu biteye ubwoba muri kano kanya. Gusa nyine nk'umuntu w'umugabo nta kindi yari afite gukora uretse kubitekerezaho byihuse, maze agashaka uko yafasha uyu mubyeyi. Yahise arambika hasi rero ibintu byose yari afite, maze atera intambwe amwegera. Yahise amufata mu mugongo amumanura gake cyane kugira ngo yicare hasi nyine hano hasi kuri asanseri. Yahise amubwira ati ntuhangayike, ntugire ubwoba, humura ndagufasha, ntugire ubwoba. Naho rero Angeline ati none se wigeze na rimwe ufasha umuntu kubyara? Uyu rero umusore yahise amubwira ati hoya, ntabwo nigeze mfasha umuntu na rimwe kubyara, ariko nigeze guhura n'ibindi bibazo bikomeye kurenza iki ngiki. Ndakeka rero iki ngiki atari cyo cyananira kugikemura, ntugire ikibazo rwose. Yahise amubwira rero ati nitwa Mandela. Naho rero Angeline ati nta muntu n'umwe utakuzi ko witwa Mandela, nanjye nitwa Angeline. Mandela rero yahise akuramo ikoti rye, maze ararizinga neza, arishyira rero inyuma y'umugongo w'uyu mumama kugira ngo nyine aryegamire, nibura abashe kugira kumva nyine ameze neza. Muri aka kanya rero igise kiremereye cyarongeye gifata Angeline, maze ahita afata ibiganza bya Mandela arabikomeza cyane. Yatekerezaga ko ari Mandela agiye kwigira hirya, ariko ahubwo yahise amufasha nawe aramubwira ati humeka, humeka, humura, ndahari nta kibazo, ndagufasha, kandi nanone ntuhangayike, mu mwanya utarambiranye ndakeka rwose baza kumenya yuko asanseri yagize ikibazo maze bakaza kudutabara. Nyamara rero ibise byari kuza byisukiranya ari byinshi cyane rwose, nubwo nyine Angeline yari yarakoze imyitozo yo kureba nyine aho abamama babyara kugira ngo amenye uko bigenda. Yari abizi neza ko rwose we kuri iyi nshuro biri kuza byihuta cyane atari ibisanzwe. Mandela rero yarongeye kandi akanda buto y'ubutabazi ngo nyine arebe ko baza kubatabara. Gusa nyine yumvise Angeline akomeje gutaka, maze afata telefone ye yacanye itoroshi rya telefone kugira ngo arebe nyine uko uyu mubyeyi ameze. Nyamara yasanze rwose ibintu bigeze kure, dore ko nyine umutwe w'umwana yari yatangiye kuwubona. Yahise amubwira tumva uri hafi kubyara, ahubwo nyine nuza kumva ikindi gise kije upuse cyane, kuko rwose umubebe arahita aza. Yaragiye rero amujya inyuma kugira ngo nyine Angeline amwegamire amutize imbaraga, maze aramubwira ati shyiramo akabaraga rwose. Naho rero Angeline we yari yatangiye kurira ati si uku nabiteganyaga, si uku nabyifuzaga, ntabwo rwose ari ahangaha nifuzaga kwakirira umubebe wanjye. Naho rero Mandela ati hoya rwose wikwirirwa wishinja nyine amakosa, nta makosa wakoze, ndahari kandi ku bwawe, ndagufasha kugeza birangiye, humura ntabwo ndi bugusige hano. Ibyo rero byatizaga imbaraga Angeline, wumvaga rwose yatangiye no kunanirwa, dore ko yumvaga aribwo buribwe bwa mbere agize kuva yavuka. Mu kanya gato rero Mandela yongeye kureba, maze asanga n'udutugu twatangiye kuza. Yahise amubwira ati rwose gerageza, umwana agiye kuza. Mu kanya gato igise cyaragarutse, maze Angeline arapusa, umubebe yahise aza, maze Mandela aramufata. Yaramwitegereje
ati ubyaye umubebe mwiza cyane w'umuhungu. Uyu mwana rero yahise atangira kurira, maze Angeline yumva araruhutse, yumvise nyine ibibazo byose yari afite n'ububabare byose atazi aho bigiye, maze aramwenyura nubwo amarira yari ari gushoka. Mandela rero yahise akuramo karavati yari yambaye, maze ahambira korodo y'umwana kugira ngo nyine abashe kuyikata. Yahise akuramo n'ishati, maze ahita ayifatamo uyu mwana, niyo nyine yamufubitse. Rya koti naryo yari yazingiye inyuma, naryo yararizanye, naryo nyine arifubika uyu mubebe. Angeline yitegereje ukuntu kositimu ihenze y'uyu musore yose yangiritse muri kano kanya, nyamara uyu musore we yumvaga rwose yishimiye kuba yabafashije umuntu. Yahise rero ahereza nyine uyu mubebe Angeline, nyamara muri kano kanya ari kumubwira ati felicitasiyo, wabikoze neza cyane. Naho Angeline nawe amubwira ati wakoze cyane kumfasha. Mandela ati hoya, iyo utaza kuba uri umukobwa w'intwari ntabwo byose twari kubigeraho. Bahise bumva asanseri yongeye kandi kongera kuzamuka, bahise babona n'amatara yatse, maze mu kanya gato cyane umuryango burifunguye. Bari bageze nyine aho bari bakanze kare bagiye, bahise basanga rero hari abantu nyine benshi bari aho ngaho ariko batari bazi ibyabaye. Batunguwe rero no kubona bosi wabo bubaha bose yuzuye amaraso umubiri wose, ndetse rwose nta shati yambaye, dore ko kano kanya yari yambaye ipantaro gusa. Bahise rero bahamagara ambulance byihuse, mu minota mike cyane yari bagezeho. Batunganyije rero Angeline, maze bamushyira muri ambulance kugira ngo bamujyane kwa muganga bakurikirane nyine ibisigaye. Nyamara rero agiye kugenda yafashe mu kiganza cya Mandela, maze aramubaza ati none se waza ukaduherekeza? Mandela rero atajuyaje yahise amubwira ati yego rwose. Byaragaragaraga ko Angeline afite ubwoba bwo kuba ari wenyine. Bahise bajyana rero muri ambulance, aho noneho Angeline yagiye yumva rwose afite umuntu umuri iruhande. Bagera rero kwa muganga, maze Mandela agasigara nyine ategereje. Naho rero Angeline we bamujyana mu cyumba kumwitaho. Nyuma rero y'amasaha nk'atatu bagarutse guhamagara Mandela, maze bamubwira yuko umubyeyi yazanye ameze neza, noneho yaza kumureba. Yarinjiye, maze bagihuza amaso na Angeline, bombi baramwenyuye. Angeline rero yahise amubwira ati abana bose bameze neza. Naho rero Mandela ati bose? Atushatse kuvuga iki? Angeline rero amwenyura ati tekereza ko basanze nari ntwite impanga, ahubwo nyine undi yavutse nyuma y'isaha tugeze hano, undi mwana nyine w'umukobwa. Mandela yaramubajije ati none se ntabwo wari ubizi? Nta gitekerezo wari ubifiteho? Angeline ati nyine nta bushobozi nari mfite bwo gukora ekogarafi nyinshi, nakoze ekogarafi imwe gusa mfite amezi 4. Birashoboka yuko rero uyu mukobwa yari yihishe inyuma ya musaza we, maze ntibabashe kumubona. Ntabwo nigeze nongera gukora ekogarafi kuko bushobozi ntabwo nari mfite. Mandela rero amubwira aturi intwari rwose, kandi aba bana turabishimiye. Yahise atambuka rero ajya kubareba nyine aho bari baryamye mu tuberiso hano hafi y'igitanda. Yarabarebye maze araseka, aramwenyura, arishima. Mbese yasaga nkaho rwose aba bana ari abana be. Yabonaga ari ibiremwa bitangaje kandi bishimishije. Angeline rero we yakomeje gushimira cyane Mandela. Naho Mandela ati nukuri ntabwo wakumva ukuntu ari iby'igiciro kuba uyu munsi nafashije ikiremwa muntu kuza ku isi. Yaranabivugaga rero agaseka kuko yumvaga nyine ari ibintu bishimishije. Yahise rero abwira Angeline ati gusa nyine ndumva nabareka mukaruhuka, maze nanjye nkajya kwitunganya. Gusa nyine munyemereye nazagaruka kubareba. Naho rero Angeline yahise amubwira ati cyane rwose urisanga kandi usabye uzira igihe cyose ushaka. Mandela rero yarasohotse ari mu modoka rero agenda, yumvaga afite ibyishimo bidasanzwe. Yari yarakoze ibintu byinshi rwose by'igiciro, ariko uyu munsi yumvaga aribwo yabaye umugabo nyawe, ndetse yumvaga aribwo yakoze ikintu gikomeye mu buzima bwe. Yaragiye rero aritunganya, dore ko nawe rwose yasaga nabi, maze ahindura imyenda.
Umunsi rero wakurikiye mu gitondo, Angeline yarakangutse maze ahita abona imbere ye hari igikapu kinini. Yaragifunguye rero ahita abona harimo ibintu by'ababebe, imyenda, utuntu two kwiyorosa, amapampa, ibintu byose umwana nyine akenera. Hejuru rero hari agapapuro kanditseho ngo ibi byose ni iby'abana bavutse. Yarebye rero hirya maze ahita asanga Mandela aricaye. Yari yicaye atuje cyane rwose, yiyambariye jeans ndetse n'umupira. Mandela rero yahise amubwira ati mwaramutse mute? Naho rero Angeline we yari ari kumwenyura ati twaramutse neza. Mandela ati ndifuza rwose kongera kubaterura. Ati mwabinyemerera se? Naho rero Angeline ati cyane rwose, kandi ni ukuri mwakoze kutwitaho. Mandela rero yaratambutse maze atangira guterura bano babebe umwe ku wundi. Yarabishimiraga cyane, dore ko rwose niyo Angeline nawe yamurebaga ateruye aba bana yumvaga umutima utuje ndetse akumva aranezerewe ukuntu uyu muntu yabitayeho batari basanzwe baziranye. Angeline rero baramusezereye maze barataha nyine. Mandela yaramutahanye amugeza muri aparitema ye. Gusa nyine guhera uwo munsi buri munsi yazaga abazaniye ibikenerwa byose by'ababebe. Bari bafite nyine ibintu by'umubebe waba rwose ari umwana wo mu bakire cyane. Buri kintu cyose gihenze bano babebe bari bagifite. Nyuma y'ibyumweru 2 rero habereye ibitangaje muri asanseri. Hari mu masaha n'ubundi ya saa sita. Angeline rero aba yibereye nyine mu buriri n'ababebe be bari mu maberiso iruhande rw'uburiri bwe. Yagiye kubona rero abona Mandela aratungutse n'ibyo kurya yarabazaniye nyine kugira ngo Angeline abone icyo arya saa sita, ndetse nyine amuzaniye n'intebe ndetse n'umusego wabugenewe umuntu ashobora gukoresha ari konsa. Yahise rero abwira nyine Angeline ati wambwiye yuko uba wumva ubabara umugongo iyo uri konsa aba babebe. Nagerageje rero kugushakira noneho ukuntu uzajya wicara maze ukumva uri comfortable ukabasha nyine kubonsa umeze neza. Ibyo kandi yabivugaga ari kumuhereza nyine amafunguro ya saa sita. Angeline yahise amubwira ati rwose urakoze cyane, kandi ni ukuri warakoze ku bintu byose wadufashije, ariko ni ukuri sinifuza ko rwose wakomeza, twarakugoye bihagije. Naho rero Mandela ati wowe rwose ntabwo mwigeze mungora, ibintu byose nabikoze ku bushake bwanjye, kandi mba numva mbinezerewe kuba rwose nakora igikorwa nk'iki ngiki ngafasha umuntu igihe akeneye ubufasha. Kano kanya rero bakiri kuvugana ababebe bahise batangira kurira, maze Angeline ashaka guhaguruka ariko nyine bibanza kumunanira, dore ko nyine yari atarakomera neza umugongo. Mandela we rero yahise atera intambwe maze ahita aterura aba babebe cyarimwe maze atangira kubahoza. Bose bahise baceceka. Yahise rero abwira Angeline ati ahubwo nagushakiye umwavoka ugomba gukora ku buryo ibyo wemererwa n'amategeko mu byerekeranye no kubyara byose wabibona vuba, kuko ubusanzwe biratinda, ariko ndifuza ko wowe babigira vuba cyane maze ukabibona vuba bishoboka bidatwaye amezi n'amezi. Angeline ati koko se ibyo bintu wabikoze? Naho rero Mandela ati cyane rwose nabikoze, ndakeka nyine umwavoka azaguhamagara akubaza amakuru ya bimwe mu byo azaba akeneye. Angeline rero yongeye kumushimira, dore ko yabonaga rwose uyu musore ari nk'aho ari marayika murinzi we, yamubaye hafi amufasha muri byose. Iminsi yakurikiye rero rwose Mandela yari yarabonye ahantu yiyizira, ntabwo yari akikoza aho yabaga, dore ko yazaga nyine agafasha aba bana Angeline, akamufasha kubagaburira, ubwo no kubaha amata nyine, akamufasha kubambika, mbese buri kimwe cyose. Angeline rero yabaga rwose afite ikibazo, ati uyu musore w'umukire ufite intoki wagira ngo nta kintu na kimwe zigeze zikora, ni gute bari gukora akazi kangana gutya?
naho rero Mandela we yaramubwiye ati izi ntoki rero zanjye ureba nizo zubatse iriya kampani ureba, nahereye kuri zeru none reba aho ngeze. Urumva ko rero intoki zakoze ibyo byose ntabwo zananirwa kwambika umubebe cyangwa se kumutunganyiriza beriso, ntabwo rwose akora akazi. Iminsi rero n'ubundi yagiye ikurikira, nta munsi n'umwe yasibaga hano, dore ko yajyaga ku kazi ariko nyine yava ku kazi akaza kwirebera aba bana, yafataga rwose nk'aho ari abana be. Aba bantu yari yarabafashe nk'umuryango we. Angeline rero na Mandela bagiye bamenyerana rwose ku buryo byageze n'aho Mandela yari asigaye arara hano maze akarara amufasha ababebe. Angeline rero yaramubwiraga ati mba mfite isoni iyo mbona rwose uri gukora aka kazi, iyo ntekereje ko uri umukire cyane ufite amafaranga umuntu atabasha kumenya umubare. Naho rero Mandela ati ahubwo rero buriya hari ikintu utazi, kuva mwaza mu buzima bwanjye ntakubeshye rwose ibintu byarahindutse, kandi nyine byahindutse neza kuko byambereye iby'umunezero. Ntabwo nakubwira ukuntu niyumva kuva nababona mu buzima bwanjye, mba numva noneho mfite ahantu ho kuruhukira, mba numva mfite ibindi bintu byo gukora kandi rwose by'igiciro. Iyo rero ndi hano mba niyumva nyine ukundi gutandukanye nuko mba niyumva iyo ndi muri biro, kandi rwose mba numva nishimye. Ndakwinginze ntuzanyambure inshingano zo kuba iruhande rw'aba babebe ndetse no kuba iruhande rwawe. Angeline rero yaramubwiye ati ni ukuri warakoze cyane. Bari bari kuganira rero maze Angeline ahita amubwira ati mu cyumweru gitaha nkeneye kuzajya kwa muganga gukingiza ababebe. Naho rero Mandela yahise amubwira ati ndahari kandi ngomba kuzaguherekeza kugira ngo mbagufashe. Naho rero Angeline ati urakoze cyane ni ukuri, ariko se koko ntabwo biba bigutesha umwanya w'akazi kawe? Naho rero Mandela ati nta kintu na kimwe kinshimisha nko kuba ndi kumwe namwe. Angeline yahise amubwira ati ikindi kintu rero ndi gutekereza nanone ko ngomba gushaka akazi uko byagenda kose, kubera yuko ntabwo naba umumama wo mu rugo gusa, n'aba bana ntabwo nazabona ibyo kubatungisha. Uko byagenda kose nyine ngomba gukora. Mandela yahise amubwira ati kuri ibyo rwose igisubizo kirahari kandi cyihuse. Muri bizinesi zanjye harimo umwanya, ndifuza rero ko uwo mwanya rwose wawufata niba nyine ubishaka. Gusa nyine kondisiyo ni uko uzajya umbwiza ukuri, ndetse wabona n'ahantu nibeshye ukaba wambwira. Ndifuza ko nyine uzajya unkosora aho wabonye bitagenda. Angeline rero mu byishimo byinshi ati bisobanuye ko rero mumpaye akazi. Naho Mandela ati cyane rwose niba ubishaka. Angeline ati ndagashaka cyane kandi kondisiyo nazo nzazubahiriza, kubera ko nkeneye gukora cyane kugira ngo mbone igitunga abana. Abana babiri ni benshi ku buryo atari ibintu byoroshye. Iminsi yakurikiye rero Mandela yagize akazi kenshi, maze noneho habura umwanya wo kuza kureba Angeline n'ababebe. Hashize icyumweru cyose rero ataza kubareba, maze umunsi yaje kubareba yari abakumbuye cyane, yari araterura ababebe, dore ko nyine yazaga anabazaniye ibintu byinshi ababebe bakenera. Yabwiye rero Angeline ati nari ngukumbuye cyane, n'ababebe nari mbakumbuye. Tekereza ko na turiya tuntu ababebe bivugisha mba numva nyine ndukumbuye, mbese mba numva mbakumbuye ku buryo utabyumva. Angeline rero yaramubwiye ati natwe twari tugukumbuye cyane, hari hashize rwose igihe kinini. Naho rero Mandela ati gusa biratangaje kubona rwose umunsi umwe muri etaje hagati ariho umuryango wanjye nawubonye, ariho nawusanze. Angeline wese yibuka ibyabereye nyine muri asanseri, maze ahita aseka ati gusa ibintu byose buriya nkeka ko ari Imana iba yabigennye. Tekereza nk'uriya munsi iyo tutaza guhurira muri asanseri, nibaza nk'ibyari kuba byambayeho, nibaza icyo nari kuba nakoze. Ntabwo rwose mbizi, ariko nyine Imana yari izi byose, yari yamaze guca inzira, ndetse rwose yanahakiriye nyine umumarayika murinzi ugomba kuzamfasha. Bombi rero barabisetse nyine ukuntu uwo munsi byagenze.
Mandela rero yahise amubwira ati gusa nyine nifuza ko rwose mwaguma muri umuryango wanjye, yenda sinavuga ko nzakora ibirenze, ariko nanone niteguye kuzakosoreka igihe rwose nzaba nakoze ikintu kitari cyiza maze ukabimbwira. Naho rero Angeline ati ariko ntutekereze ko byoroshye, kubera ko njye nawe turi abantu babiri rwose batandukanye, reba nawe icyiciro cyawe maze urebe n'icyanjye. Mandela yahise amubwira ati hoya, ntabwo tugomba guha agaciro icyiciro cyanjye ndetse n'icyawe, ahubwo njye nawe tugomba kubaka ikintu gishya cyanjye nawe, nyine ikintu duhuriyeho twembi. Angeline rero yahise amureba atuje cyane, maze Mandela ahita amwegera, yaramukuruye nyine amushyira mu gituza cye aramuhobera, yamusomye mu gahanga maze ahita amubwira ati ndagukunda cyane, ndetse n'ababebe ndabakunda, muri umuryango wanjye kandi ni ukuri ntababeshye muri byose byanjye. Angeline rero nawe yahise yubura umutwe maze amureba mu maso, yaramubwiye ati ni ukuri nanjye ndagukunda cyane, kandi ni ukuri ntabwo rwose nzi amagambo nabikubwiramo, nta nubwo nzi ukuntu nagushimira kubw'ibyo wadukoreye byose. Nyuma y'amezi 3 rero Angeline yagombaga kujya gutangira akazi nk'uko nyine n'ubundi bisanzwe iyo umubyeyi amaze ikiruhuko cy'amezi 3 asubira ku kazi nta kibazo. Mu gitondo rero cyo kujya gutangira akazi yarabyutse maze yigira amakanzu atagira uko angana, yigeze amakanzu agera muri 4 yose, yireba akabona ntabwo rwose ari sawa cyane, dore ko nyine aha hantu yari ahazi neza, yari azi ukuntu haba hari abantu bambaye neza, yibazaga rero ukuntu we ari buze kugenda atambaye neza n'ukuntu bari buze kuba bari kumureba. Ari kwigira rero ikanzu ya 4 ayikurura, yireba rwose abona abihiwe. Mandela yarinjiye yiteruriye wa mubebe w'umuhungu, maze ahita amubwira ati iyo ngiyo irakubereye cyane, nta mpamvu rwose n'imwe ufite yo gukomeza kwigera ukuramo wongera wigera ukuramo, kuko rwose uraberewe. Naho rero Angeline ati cecekere, ntabwo ubizi, ntabwo uzi kujya gutangira akazi bwa mbere, noneho ukajya muri kampani ikoramo abantu biyubashye gusa, noneho mfite n'ubwoba ko bazajya bandeba maze bakagira ngo kuba ndi kuri kano kazi ni ukubera ko nyine njye nawe tuziranye ndetse dufitanye umubano udasanzwe. Mandela yahise amubwira ati hoya humura, abantu bose ndabizi bazatangazwa n'ubwenge bwawe, bazatangazwa n'ukuntu uri umukobwa w'umuhanga, ntabwo ibyo rwose bazabyitaho, buri wese uzakubona azamenya impamvu waje muri iriya kampani, azabona ko waje ubishoboye, atari uko nyine njye nawe dukundana. Angeline ati ni hahandi hanjye, nubwo rwose uri kugerageza kuntera imbaraga, ariko ndi gutekereza ukuntu abantu bose mbona hariya baba bambaye, maze nareba nanjye ibyo ngiye kwambara nkabona rwose ntabwo biri guhura. Mandela yahise amubwira ati hoya ariko nawe none se sinjye boss w'iriya kampani, sinjye se waguhaye akazi, sinanjye ngukunda se, iyambarira uko ubonye kubera ko ngewe ngukunda wese, waba wambaye waba utambaye rwose njye ntacyo byaba bimbwiye, kubera yuko ni wowe nkunda ntabwo ari imyenda. Ubwo rero rwose ibyo wibyitaho, abandi bose bari bukurebe ntacyo bivuze. Kano kanya rero Angeline wa mugani yahise yumva yongeye atuje, yahise amubwira ati ariko ibyo bintu wa mugani umbwiye nibyo, ubundi ko ari wowe mukunzi wanjye, abandi bari bundebe niyo banegura hari ikibazo, wowe upfa kuba babonye ntacyo bigutwaye. Yahise afata ikanzu imwe muri izi maze ariyambarira, arasokoza nyine bisanzwe, aranimakiya bisanzwe cyane. Angeline rero amaze kwitegura, umuntu nyine wagombaga kumusiganira ababebe nawe yarahageze. Kubasezera rero byabaye ikibazo gikomeye, dore ko ari ubwa mbere muri aya mezi 3 yari agiye kubasiga. Mandela yaramubwiye ati ihangane rwose, kubera yuko ntabwo uri buze kumara igihe kinini, umurano uza gutaha uraza kubasanga hano, ikindi kandi baraza kuba bameze neza, baraza kuba bari mu maboko meza. Nanone kandi uyu muntu ugiye gusigarana aba bana arabizi uko ari bubigenze,
haramutse hari ikitagenda neza araza kutubwira, ntuhangayike rwose. Angelina rero yarihanganye maze abasezera abaha bizu bose ku gahanga. Gusa nyine yumvaga kubasiga ari ikintu gikomeye cyane. Baragiye rero bajya mu modoka maze bafata urugendo nyine bari kwerekeza ku kazi. Bageze rero muri parikingi baparitse nyine imodoka, maze Mandela abaza Angeline ati uriteguye se? Angeline ati yego rwose nditeguye. Mandela rero yahise amubwira ati buretse gato. Yahise rero akora mu kantu k'imodoka maze akuramo agashenete gakoze muri arija, yahise akamuhereza atakira, kana rwose kazajya kakuzanira amahirwe ahantu hose uzajya uba uri. Angeline yari akitegereje maze abona ni keza cyane, yateze rero ijosi maze Mandela arakamwambika. Yaramubwiye ati ndizera rwose akangaka kazajya kakuzanira amahirwe. Angeline yagakozeho maze arakareba, ahita afata akamedayi kako maze aragasoma ati nanjye ndabyizeye. Mandela yakomeje kumubwira ati gusa nyine hari ikindi kintu nshaka kukubwira. Abajyanama banjye ntabwo rwose bashyigikiye ko njye nawe dukundana. Naho rero Angeline ati kubera iki? Kubera ko tutari ku rwego rumwe se? Naho Mandela ati hoya ntabwo ari ibyo. Ati ikintu cya mbere nyine ni uko babona kuva namenyana nawe narahindutse, ngo kandi ntabwo nahindutse neza, ngo kubera ko nsigaye nitonda cyane, ngo kandi si byiza muri bizinesi, ngo kera nyine ngo nkiri ntare y'inkazi ngo nibwo nakoraga bizinesi neza, ngo naho ubu ngubu rwose ngo basigaye babona ngo ntari mwiza muri bizinesi, ngo ikindi kandi ngo ibintu nyine nsigaye nshoramo amafaranga nabyo ntabwo baba banshyigikiye, nko kuba nyine kuva nabona ubuzima abamama babyara badafite abagabo baba babayemo, nahise ntekereza ko nyine nakora none ikigega kizajya gifasha abamama babyara ariko badafite abagabo, kuko narabibonye ko baba bakeneye ubufasha. Ibyo nabyo ntabwo rwose byigeze bibashimisha. Gusa nyine ndakwizeye, ntutekereze ko ari ibintu byoroshye, ariko nyine ndaguteguje umenye ko ugomba kurwana kandi ukihagararaho. Birumvikana rero Angeline nyine akoba ko ntabwo rwose kabura, abazi neza ko ibimutegereje atari ibintu byoroshye namba, ariko nanone aba agomba guhagarara kigabo. Angeline rero yahise abwira Mandela ati ntuhigire ikibazo, ndakomeye rwose kandi urakoze kuba ubimbwiye mbere, ubu icyo gukora ndakizi, nahuye n'ibikomeye ku buryo rwose ntekereza ko nta bintu na bimwe byananira kubicamo. Bavuye rero mu modoka, ariko mbere y'uko batandukana bafatanye mu biganza, maze Mandela abwira Angeline ati urabizi ko mpari kandi ku bwawe, ndagukunda cyane, ibyo ujye ubyibuka igihe cyose uzajya ubona ikintu cyaguca intege. Angeline rero aramubwiye ati nditeguye kandi nanjye urabizi ndagukunda cyane. Bahise batandukana rero, buri wese ajya muri asanseri ye, maze nyine Angeline ajya muri biro yari yagenewe. Gusa kubera ko yari azi byose, yagerageje rwose kwihagararaho ndetse akajya yereka abantu bose ko rwose ari umuntu wifitiye icyizere, ku buryo nta muntu n'umwe wari gutinyuka kumuca amazi uko yiboneye. Nyuma rero y'amasaha nk'atatu Angeline ari mu kazi, yagiye kubona abona sekreteri aje kumubwira ati hari umuntu bashaka. Angeline yarahagurutse aritunganya maze asohoka ajya kureba uwo muntu umushaka, nyamara nyine yari umwe muri ba bajyanama ba Mandela. Yahise abona rero umupapa mukuru rwose ufite imyaka nka 50. Uyu mupapa akimukubita amaso yahise amubwira ati ni wowe se mukozi mushya waje hano muri iyi kampani? Ndakeka ari wowe nyine Angeline. Angeline ati yego ni njyewe. Yahise amuhereza ikiganza rero nko kumusuhuza, nyamara uyu mupapa ikiganza rwose yarakirebye ariko yanga we kumusuhuza. Yahise rero atangira kubwira Angeline ati sinzi ibyo mupanga wowe na Mandela, ariko ntutekereze ko bizamara igihe kinini. Mandela ni umuyobozi w'iyi kampani yose, afite inshingano nyinshi, ni umukire, afite amafaranga menshi cyane, ntutekereze ko rero rwose muri ku rwego rumwe. Angeline rero yahise amubwira ati ariko ndakeka
umubano naba mfitanye na Mandela nta wundi muntu n'umwe ureba uretse twembi babiri, ndakeka nyine ibyo ari ibintu byacu ku giti cyacu, ni ubuzima bwacu bwite. Naho rero uyu musaza yahise amubwira ati sinzi rwose ikintu wita ubuzima bwite, kubera yuko ndi umujyanama w'uyu musore, nyamara nabaye n'umujyanama wa papa we imyaka myinshi cyane, ndakeka ko muziranye mu mezi 3 yashize, ariko njyewe tuziranye kuva avuka. Urumva ko rero ndamuzi bihagije, kandi nyine ndabizi neza ko rwose kuba gukundana nawe bizatuma atakaza amafaranga menshi, dore nawe nk'ubatangiye kujya ashora amafaranga mu bintu bitari by'umumaro. Angeline yahise amubwira ati ariko sinumva impamvu mwatekereza yuko Mandela yashora amafaranga mu bintu bitari by'umumaro. Mandela ni umunyabwenge cyane, ni umuntu mukuru kandi azi gufata umwanzuro w'ibintu bimufitiye umumaro. Naho rero uyu musaza yahise amubwira ati mutaramenyana yatekerezaga neza kandi agafata ibyemezo by'umumaro, ariko kuva mwamenyana wagira ngo ubwenge bwe rwose bwarebye ibumoso, ntabwo noneho bukiri ku murongo bureba imbere. Uyu musaza rero yahise abaza Angeline ati ndifuza kumenya ikintu umuntu yakora kugira ngo umuvire mu buzima, niba ari n'amafaranga umuntu yayaguha ariko ukamuvira mu buzima. Angeline yahise amubwira ati nta na kimwe wakora, kubera yuko rwose ntabwo dushobora gutandukana, nta mafaranga namwe wampa yantandukanya na Mandela. Angeline rero yabonye uyu mupapa agiye gukomeza kumubangamira, maze ahita amubwira ati munyihanganire mfite akazi kenshi, mwagenda maze ngakomeza akazi. Naho rero uyu mupapa yahise amubwira ati nyamara ubitekerezeho neza, ufite icyumweru cyose cyo kubitekerezaho maze ukambwira icyo twakora kugira ngo uve mu buzima bwa Mandela. Naho rero Angeline yaramubwiye ati sinirwa mbitekerezaho kuko ntacyo gukora gihari. Ku mugoroba rero Angeline amaze gusoza akazi ke ku munsi, yarahagarutse agiye gutaha, maze ahita abona message. Iyi message rero yari ivuye kwa Mandela. Mandela yari kumubwira ati gisi ndataha, ntabwo mfite gahunda yo gutaha vuba, hanyuma rero wowe ufata imodoka maze nyine ugenda ujya kureba ababebe, nanjye nta kibazo ndaza gushaka uko ndi butahe. Angeline rero yamwandikira message amushimira cyane nyine kubera ukuntu yarakomeze kumwitaho. Yaramanutse yajya aho nyine baparika muri parikingi. Akigerayo yahise abona imodoka nziza cyane, yahise rwose inamukurura maze atangira kuyitegereza. Yahise abona umukobwa wari uhagaze yegamyeho ari kuzunguza urufunguzo rw'imodoka. Uyu mukobwa akimukubita amaso yahise amubwira ati niba rwose ntibeshye ndakeka ari wowe Angeline. Angeline ati yego ni njyewe. Ati ahubwo se mwebwe muri bande? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati njyewe ndi Vanessa, ndi umuyegise wa Mandela. Angeline rero yahise atangara maze ahita amubwira ati uri umuyegise wa Mandela. Naho Vanessa ati ndabona bigutangaje, ubanza utarigeze akumbwiraho habe na rimwe. Angeline ati yego ntabwo rwose yigeze akumbwira, gusa nyine nari mfite amatsiko yo kureba umukobwa wabashije gutwara umutima wa Mandela burundu, nako buri muntu wese ari kukwibazaho. Buri muntu wese yibazaga umukobwa wabashije rwose kumutwara umutima. Njyewe twatandukanye mu myaka 3 yashize, nari fiancé we ndetse twari turi hafi no gukora ubukwe, ariko nyine byarangiye byose abishyizeho iherezo. Angeline ati ni ukwihangana nyine nta kundi. Angeline yahise amubwira ati nihutaga nani ntashye kuko nagombaga kujya kureba abana. Vanessa yahise amubwira ati ba bana b'impanga bavukiye muri asanseri, nta muntu n'umwe utarabivuzeho. Ndakeka nyine ariyo mpamvu ahari bigaragara yuko Mandela akwishimiye cyane, ashobora kuba akunda abana, nubwo njyewe kera yari yaragerageje kubimpisha kubera yuko amaze nyine kumpropoza namenye yuko ntazigera mbyara, nyamara yambwiye ko ntacyo bitwaye, ariko nasanze atari ko byari bimeze, kuko nyuma y'amezi 6 gusa aribwo yashyize iherezo ku rukundo rwacu. Bigaragare ko nyine
ahubwo ibintu byo kubyara ari byo yitagaho cyane ndetse yahaga agaciro abana ku buryo icyo cyatumye atuma turangizanya. Angeline rero yaramubwiye ati mwihangane kuri ibyo bibazo byose, ndumva rwose bitari byoroshye ariko nyine ni mwihangane. Vanessa rero yahise amubwira ati ubu noneho wakwigendera kubera ko icyatumye umutwara umutima noneho umaze kukimenya ni uko nyine wamuhaye icyo ntari kuzigera amuha na rimwe, wamuhaye umuryango wuzuye. Angeline rero yahise nyine afungura imodoka maze aritahira, yagombaga gusanga abana. Yaragiye rero arabatunganya dore ko nyine yaranabakumbuye, maze atunganya amafunguro, ubundi ajya kuri bariko kugira ngo afate akayaga ndetse rwose abashe gutekereza neza, dore ko nyine uyu munsi wa mbere w'akazi ntabwo ibyo bari bahuriye nabyo ku kazi byari ibintu byoroshye. Mu kanya gato rero ajya kubona akabona Mandela araje, yaje nyine yerekeza aho Angeline yari yicaye, yaraje maze amusoma mu gahanga ati wiriwe ute se mukunzi, mbwira rero umunsi wa mbere wawe ku kazi ukuntu wakugendekeye, mbabarira umpa amakuru kuko nyine numva afite amatsiko yo kumenya uko byagenze. Yanabivugaga nyine ari kumwenyura. Naho rero Angeline aturebye byagenze neza, uyu munsi nyine nahuye n'abantu batandukanye, nahuye na Vanessa. Naho rero Mandela ati Vanessa se kandi mwahuriye hehe? Naho rero Angeline ati twahuriye muri parikingi, yambwiye ko ari umu ex wawe kubera ko utigeze umbwira ko wari ufite umukunzi. Naho Mandela ati ntabwo nabikubwiye kuko nyine numvaga hashize igihe kinini dutandukanye, numvaga rwose atari ibintu nkibuka, sinari nanakibitekereza. Angeline ati yambwiye yuko mwatandukanye ngo kubera yuko atabyaraga ngo atari kuzaguha abana. Mandela yaratunguwe ati kubera iki yakubeshye koko? Ntabwo ari byo, yakubeshye kubera ko njye nawe twatandukanye kuko tutahuzaga, twabonaga nyine nta kintu na kimwe kiduhuza, niyo mpamvu gusa twatandukanye. Angeline ati ahubwo se wagira ngo uwo nguwo ntiyari umushyitsi wanjye wa kabiri? Nahuye kandi amubwira nyine n'izina rya wa mupapa bahuye. Naho rero Mandela ati wese kandi yaraje gukora iki? Naho Angeline ati yaraje kumpa amafaranga kugira ngo mve mu buzima bwawe njye n'abana banjye. Mandela ati nari mbizi ibi byose, nabikubwiye ko rwose ibintu uzahura nabyo bitoroshye, gusa nyine uyu we ndumva nshaka guhita mukura mu bajyanama banjye, ndashaka kumwambura iyo poste. Naho rero Angeline ati we rwose nta mpamvu zo kubikora kubera yuko ndakeka ko bitaba bikemuye ikibazo. Kano kanya rero Mandela yahise afata ibiganza bibiri bya Angeline maze ahita amubwira ati ndakeka icyo ari cyo gihe, nubwo rwose atari ko nari nabiteguye ariko ndakeka rwose byaba byiza mbikoze. Angeline rero yaramwitegereje ati uravuga ibiki se kandi? Naho Mandela yahise amanuka gake maze ashyira ivi hasi agifashe, kandi ikiganza kimwe cya Angeline yahise akura impeta mu mufuka maze ahita abwira Angeline ati wambyariye abana beza bo gukunda, ikindi kandi nawe ndagukunda, wahinduye byose mu buzima bwanjye, ndifuza rero ko wambera umugore maze abana nabo bakambera abana, tukaba umuryango wuzuye. Kano kanya Angeline we rwose ubwenge bwahise busubira ukuntu yahuye n'uyu musore, byose bitangira kumugarukira, amarira rero yatangiye gushoka maze ahita amubwira ati ndinde wo kuvuga hoya, ndabyemeye rwose kandi ndagukunda cyane. Yamwambitse impeta rero maze ahita amubwira ati nateguraga yuko nari kuzayikwambika mu cyumweru gitaha, numvaga nzakora ikirori kinini ariko nkurikije ibiri kuba ndumva rwose ntakwiye gutegereza, ahubwo nyine nkwiye noneho kubishyira ku mugaragaro maze bose bakamenya ko noneho uri uwanjye ubuzima bwose. Ikindi kandi ndi gutekereza yuko twashaka nyine ahantu tuzagura inzu hirya y'umujyi hatari mu mujyi cyane, maze njyewe nawe ndetse n'abana tukayibamo dutekanye. Angeline rero yumvaga ibi bintu byose biri kumurenga, yahise ahagurutsa uyu musore wari ugipfukamye
maze aramuhobera, yaramuhobereye amarira akomeza gushoka ku maso. Naho rero Mandela we nyine yamufashe mu isura maze aramwitegereza, yaramusomye maze atangira no kumuhanagura amarira yari ari gushoka. Ati ntabwo nifuza kuzakubona urira na rimwe, ndifuza yuko uzajya uhora wishimye, ndifuza kuguha ibyishimo nk'ibyo nawe wampaye. Angeline rero yagerageje kwikaruma maze Mandela ahita amubwira ati ahubwo reka tuzane akawayini maze tubiserebure, uyu munsi ndishimye cyane. Naho Angeline ati cecekere njye ntabwo nzi ukuntu nabivuga. Angeline rero yahise yinjira mu nzu maze azana na ba bebe. Yahise abwira Mandela ati tugomba kubiserebura turi famiye yuzuye. Ibyishimo rero byari byose uyu mugoroba, ndetse rwose ntabwo uyu munsi Mandela yatashye, dore ko nyine yaraye hano. Mu gitondo rero Angeline abyutse yagiye yerekeza mu cyumba cy'abana, maze atungurwa no gusanga Mandela ariyo rwose ari gusekana n'abana ndetse ari kubahindurira imyenda. Yari ari kubabwira ati ubu rero bana banjye, uyu munsi nyine papa afite inama ikomeye, ngiye kujya mu nama ariko muze kwitonda, muze kwitwara neza. Yari ari kubavugisha nk'aho ari abana bakuru. Angeline rero bari kumwitegereza atamubonye, nawe rwose yumvaga ibyishimo bimurenze. Yari yarabonye umuntu umukundira abana, nubwo papa wabo yari yarabataye atanababonye, ariko rwose yari yarabonye undi muntu ubishimira kandi akababa hafi. Yahise atangira gutekereza ati burya koko ahantu aho ariho hose wahakura umugisha. Tekereza nka buriya iriya asanseri itaza guhagarara, ahari umugisha wanjye simba narawubonye, ariko nyine ni hariya nahuriye nawo. Yahise rero asuhuza Mandela, maze Mandela arikanga dore ko atarazi yuko Angeline ahagaze hariya. Angeline yahise amubwira ati ndishimye cyane ukuntu nyine uri kubwira aba bana kuri papa wabo. Mandela yahise amubwira ati ni iby'igikundiro, ni iby'igiciro, ndetse kuba rwose bano bana bari mu buzima bwanjye, kuba mbabona nyine ari abana banjye nibyariye, nubwo atari ab'amaraso, ariko rwose kuri njyewe n'abana banjye. Mandela rero yahise abwira Angeline ati uyu munsi nyine natumije inama kuko ndifuza kubwira abantu bose ko njye nawe turi mu rukundo kandi biri officiel. Ubwo rero sinifuza rwose umuntu uzongera kukumenyera kugusaba kuguha amafaranga n'ibindi. Angeline yahise amubwira ati none se urumva wabitekerejeho neza? Naho Mandela ati cyane rwose, muri umuryango wanjye kandi ubuzima bwanjye bwite sinifuza umuntu uzongera kubuvugaho ku kazi, kuko ubuzima bwanjye bwite ntabwo ari deba bagomba kuba nyine bari kudisikitaho. Angeline yahise amubwira ati rero ndifuza ko nyine wabyitondamo kubera ko abo bantu bamaze igihe kinini mu buzima bwawe. Mandela yahise amubwira ati yego bamaze igihe kinini mu buzima bwanjye, ariko noneho wowe n'abana bacu muzaba mu buzima bwanjye ubuziraherezo. Bagera ku kazi rero, maze Angeline akikonsantara nyine nk'ibisanzwe. Mu masaa yine abona akamisare kavuye kwa Mandela, aba ari kumubwira ati sheri, harabura rero iminota 10 gusa ngo inama itangire, ngaho rero nyifuriza amahirwe masa. Angeline rero ahita amusubiza ati mukunzi, urabizi neza ko rwose mpora nkwifuriza amahirwe masa, n'ubundi kandi nizere ko biri bugende neza. Hashira rero isaha yose atongeye kubona akamisare kavuye kwa Mandela, amasaha 2 agashira. Agiye gufata telefone rero ngo amuhamagare, dore ko abatangiye kugira stress, yibaza nyine ibintu byabaye kugira ngo iyi nama iba yatinze gutya. Atangira rero gukompoza nimero ye, maze agahita abona nyine Mandela arinjiye, gusa nyine yinjira rwose ubona afite isura ikeye. Angeline ahita amubaza ati bigenze bite se sheri? Numvaga rwose mpangayitse, nibazaga nyine uko byakugendekeye. Mandela ati byagenze neza cyane ntugire ikibazo, ba bantu babiri bahoraga bari kukuzonga nabashyize mu zindi kampani zanjye ziri kure,
ku buryo nta na hamwe bazongera guhurira n'amakuru yacu. Ntabwo nifuzaga rwose abantu bakomeza kutubangamira. Angeline rero ahita amubwira ati yego ni byiza cyane muri kino gihe, ariko n'ubundi ndakeka ko hashobora kuzavuka n'abandi bazatubangamira nyine ntawamenya. Mandela ati nyine nibavuka ubwo icyo kibazo nzagikemura icyo gihe, gusa nyine ibi rwose nibyo kwishimira, ndakeka uyu munsi tugomba kubiserebura ku mugoroba. Angeline rero yaramubajije ati none se urashaka yuko tubisereburira he? Mandela ati muri ka resto ukunda cyane. Naho rero Angeline ati none se n'abana turabajyana? Mandela ati byose nabitekerejeho, nasabye nyine wa mama ubarera ko noneho uyu munsi yaza gutaha atinze cyane, maze tukaza kubona umwanya wo kwisanzura, ubundi nyine nta kibazo niba ari ngombwa kumwishyura ndabikora nta kibazo. Angeline rero yarishimye nyine, maze bombi barahoberana. Yari intsinzi kuri bo muri kano kanya. Ku mugoroba rero bari gusohoka muri biro nyine bagenda, bagiye bafatanye mu biganza. Abakozi rero bandi hejuru muri etaje bari mu madirishya bari kubitegereza. Gusa nyine ntawe bari bafite wo kugira icyo bahisha, kubera ko bari barabishyize ku mugaragaro, dore ko nyine Mandela rero amaze kwambika impeta Angeline. Mandela rero wakibona ko bari kubitegereza, yahise afata nyine Angeline ku matama, maze ahita atangira kumusoma, ni nko kugira ngo bose abacecekeshe. Angeline rero we yahise ahindukira maze areba muri ya sanseri aho byose byatangiriye. Yahise rero abwira Mandela ati dore sheri, ni hariya byose byatangiriye, ibyishimo byanjye ni hariya byahereye. Mandela rero yahise amwenyura maze ahita amubwira ati iriya sanseri nanjye rwose iyo nyigezemo nta kindi ntekereza uretse guhura kwanjye nawe bwa mbere. Nyuma rero y'amezi 9 Mandela apropoje Angeline, baba bicaye nyine bari kumwe n'abana babo, dore ko noneho baba barimukiye mu yindi nzu nini ifite ibyumba 5 ndetse na salo ifite ahantu hanini, ndetse rwose inzu Angeline aba yaridekoreye we rwose uko abyumva. Haba ari ahantu habakwiriye ku buryo abana baba bafite nyine ahantu ho kwisanzurira. Mandela arahita abwira Angeline ati tekereza yuko habura ibyumweru 2 gusa ngo dukore ubukwe. Ndi kwibaza nyine ukuntu iminsi yihuta, iminsi irihuta cyane. Angeline nawe ati noneho ibyacu byo rwose byihuse kurusha ibindi byose. Mandela ati none se uba wumva witeguye muri wowe? Angeline ati ahubwo se naba mbura iki kugira ngo mbe niteguye? Ni gute byansaba igihe cyo kwitegura kugira ngo nkwakire mu buzima bwanjye, ko n'ubundi byarangiye narangije kukwakira mu buzima bwanjye. Angeline rero yahise amubwira ati kera najyaga ntekereza ko hari nshobora kuba ndi Sandriyo, nzakanguka ngasanga ibi bintu byose bisa nkaho byari inzozi, ariko nyamara namaze kubona ko byose ari ukuri. Gusa sinigeze ntekereza na rimwe ko nazahura n'umuntu mu buzima uzankunda urukundo nk'urwo wankunze, ntabwo nigeze nanabirota. Naho rero Mandela ati nanjye ariko nuko, ntabwo nigeze ntekereza ko nzabona umuryango umpa ibyishimo ntigeze mbona ubuzima bwanjye bwose. Bari hano kandi bari kuganira, Mandela yahise abaza Angeline atari ko hari ikintu ntigeze nkubaza na rimwe, ubundi ko papa w'abana nta makuru ye namwe njya numva, bimeze bite? Naho rero Angeline yahise amubwira ati wimbwira rwose, wimbwira uriya musore utagira umutima. Tekereza yuko twari tumeranye neza cyane, ndetse rwose twari twarasezeranye ko tuzabana, ariko umunsi mubwira ko yanteye inda ni uwo munsi wa nyuma namubonye. Sinongeye kumenya amakuru ye, sinongeye no kumenya aho aba. Yahise rwose abura ku isi ku buryo wagira ngo bamusibye ku mugabane w'isi. Mandela rero uba wumiwe ahita amubwira ati ariko ni ukuri abantu ni abahombyi, uyu musore nawe ni umuhombyi cyane rwose, yahombye umunezero, yahombye ibyishimo. Gusa nyine
ntabwo yari agukwiye kuko n'ubundi biragaragara ko rwose yari ikigwari. Ntacyo rero rwose wahombye kuba yaragiye, ahubwo nyine yarakoze kuguha uburenganzira bwawe hakiri kare kuko n'ubundi iyo muza kubana wari kuzicuza nyuma. Angeline rero yahise amubwira ati nanjye uyu munsi nibwo rwose mbona ko ntacyo nahombye. Bwa mbere bikiba nabanje kubabara ndetse ndahangayika kuko natekerezaga ukuntu nzarera abana babiri ndi jyenyine, ariko rwose kuri uyu munsi mbona ko ntacyo nahombye, ahubwo byabaye byiza ko rwose yagendeye ku gihe. Imyiteguro rero y'ubukwe irimbanyije. Umunsi umwe rero Angeline yari ari muri salo, naho rero Mandela we yari ari kumwe n'ababebe mu cyumba. Angeline yumvise umuntu akomanga maze ajya gufungura. Yatunguwe rero no gusanga ari Vanessa uje hano. Yahise amubaza ati wowe se kandi uje gukora iki? Vanessa ati rwose nzanywe n'amahoro, mumbabarire gusa ndifuza ko twaganira. Muri ako kanya Mandela yahise ava mu cyumba ateruye umubebe umwe, maze agikubita amaso Vanessa yahise amubaza ati urashaka iki? Naho rero Vanessa yahise amubwira ati ndifuza rwose kubaganiriza. Ikintu cya mbere ndifuza kubasaba imbabazi ku byabaye byose. Nabeshye Angeline, ntabwo icyo rwose namubwiye twapfuye aricyo twapfuye, gusa nyine numvaga ngufuhiye kandi numvaga nkirakaye, ariko muri kano kanya nabonye ko byose bishoboka ndetse rwose ndifuza kubaha amahoro yanyu, sinzongera kubinjirira mu buzima. Angeline rero yahise abwira Vanessa ati ndumva twajya ahantu hatuje maze tukicara tukaganira. Bahise bagenda rero bombi uko ari batatu maze baricara nyine. Vanessa rero yatangiye kubabwira byose ku murongo uko nyine ari kubasaba imbabazi, ariko aranababwira ati ariko nanone nyine hari ibindi bintu bitagenda neza, hari abandi bantu babafitiye umugambi mubi bifuza nyine kuba babatandukanya cyangwa se babasebya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yatangiye rero kubabwira ukuntu umuntu umwe nyine bakorana yagiye gushakisha mu buzima bwa Angeline mbere y'uko nyine ahura na Mandela kugira ngo arebe ko nta kintu na kimwe cyatuma nyine Mandela aseba. Nyamara rero ngo ari gushakisha yamenye ko nyine mama wa Angeline yari umusinzi kabuhariwe, wa wundi nyine buriwe agasinda ku muhanda, wa wundi abantu bose bari bazi yuko ari umusinzi. Akimara rero kubabwira ibi byose ati amakuru rwose barayafite, ahubwo ndakeka ko nyine umunsi umwe muzabyuka mugasanga byagiye mu binyamakuru. Naho rero Mandela yahise amubwira ati ibyo ngibyo njyewe kuri njyewe nta kibazo, ahubwo nyine ndatekereza ko byaba atari byiza kuri Angeline. Angeline rero yahise abwira nyine Mandela byose uko byagenze, aramubwira ati yego nibyo koko mama wanjye nyine yari umusinzi, ariko bamaze imyaka 3 yose yarabiretse, ntabwo rwose agisinda, nubwo rwose nyine tudakunda kuvugana kubera ko mama wanjye ntabwo twigeze dukunda kubana, yantaye nyine nkiri mutoya kubera ibyo bibazo bye by'ubusinzi, ntabwo yigeze andera, ni nkaho nireze. Hanyuma rero nyine tuvugana gake gashoboka, nk'ubu rwose kuva aba bana banjye b'impanga bavuka ntabwo turavugana na rimwe. Angeline rero nanone yahise agira agatekerezo maze abwira Mandela ati ahubwo hari ikindi gitekerezo nungutse, ndumva ibyiza ari uko ngewe nakwivugira iyi nkuru yacu cyangwa nkazajya kubwira mama akayivugira, bityo nitubatanga kuyishyirira hanze niba bivuga nyine ntacyo bizongeraho ku byo tuzaba twavuze. Mandela rero yahise amubaza ati none se ibyo bintu ntabwo byaba bikubangamiye, urumva witeguye ku buryo ibyo bintu wabikora? Angeline ati cyane, ko n'ubundi se ntacyo guhomba mfite, nta na kimwe rwose, nzajya kureba mama wanjye maze byose abyivugira uko byagenze, noneho anavuge ko nyine ubu yakize. Ndakeka bizaba ari ikintu cyiza kurusha uko bazazana amavideo ye n'amafoto ye ya kera akiri umusinzi bakaba ariyo berekana, nyamara verisiyo y'uko bari muzima ntihagire n'umwe uyitangaza. Babyumvikanye gutyo rero maze nyine biyemeza yuko bagomba kuzajya kureba mama wa Angeline. Bagihingukayo rero mama wa Angeline yahise amubwira ati umukobwa wanjye ndabona warabaye mwiza cyane rwose, ati uyu musore ariko
ni wa musore w'umukire nirirwa numva mu binyamakuru. Ntabwo rwose nigeze nizera ko umukobwa wanjye ari we waba ukundana n'uyu musore. Nahoraga nyine mbibona mu binyamakuru ariko simbyiteho. Angeline rero yamubwiye ko uyu nyine ari we mukwe we. Bamubwiye rero ibintu byose uko bimeze, maze mama wa Angeline yiyemeza rwose kwigira mu itangazamakuru, maze akavuga byose uko bimeze. Yarababwiye ati bana banjye rwose ndahari ku bwanyu, icyo muzifuza cyose ko nakora nzagikora, kubera yuko sinahabaye ngo nirerere umwana. Ariko nyamara we ntabwo yigeze ntererana, yakomeje rwose kumba hafi nubwo njyewe ntigeze mpaba mu bwana bwe. Ariko ubu ngubu nicyo gihe rwose kugira ngo noneho nanjye nkora ibyo ntigeze nkora. Yahise abona rero ba bana nyine b'impanga, maze ahita agenda ajya kubaterura. Yari abishimiye cyane rwose, yarabateruye bombi maze atangira kubakinisha. Ibintu rero byashimishije cyane Mandela, dore ko yari ari kongorera Angeline atari ko uko byagenda kose mama wawe rwose yishimiye abuzukuru be. Biragaragara ko nubwo atigeze kuba hafi wowe, ariko ubu ngubu yiteguye noneho kuba yaba hafi abuzukuru be. Angeline yaramubwiye ati nanjye ni ukuri ndatunguwe rwose ukuntu ndi kubona abafitiye urugwiro. Iminsi rero yakurikiye ubukwe nyine bwari bwegereje, dore ko nyine haburaga iminsi 2 gusa ngo ubukwe bube. Uyu mugoroba rero Mandela yaratashye avuye ku kazi, maze ahita abwira Angeline ati uyu munsi rero nifuje kuguha nyine kado ariko mbere y'ubukwe. Angeline rero yari afite amatsiko menshi, naho rero Mandela yahise amuha akabuwate, maze aramubwira ati fungura maze urebe impano nakugeneye. Angeline yarafunguye asanga harimo agakufi gafite nyine medaye ipfundikiye. Yarayipfunduye maze asanga harimo udufoto 2 tw'abana be. Yarishimye maze amarira atangira kubunga mu maso. Iyi mpano rwose yari imukoze ku mutima, yari kandi kari agashene gahenze cyane. Mandela rero yahise amubwira ati ndifuza yuko abana bacu nyine baba hafi yawe ku buryo uzajya ureba aka gafoto aho uzajya uri hose. Angeline rero yaramuhobereye maze aramubwira ati ni ukuri ndi umunyamahirwe, sinzi icyo natanze kuba narakubonye mu buzima bwanjye. Umunsi w'ubukwe bwabo rero warageze. Bari batumiye abantu bake bashoboka, ariko nyine batumiye n'abantu bakorana, ndetse batumiye n'abantu bakoranaga na Angeline mbere yuko ahura nyine na Mandela. Mandela rero we yarahagaze nyine ategereje ko Angeline ari buze. Yagiye kubona abona umukobwa usa n'izuba mwiza cyane, dore ko nyine bari bamumakiye byiza byoroheje, yambaye ka gashene mu ijosi. Yasaga neza cyane, wabonaga atari wa wundi nyine usanzwe uzi. Yaramwitegereje maze akimubona yumva ikintu kiramufashe mu muhogo, dore ko nyine yahise atangira gutekereza ukuntu yahuye n'uyu mukobwa. Nyamara wagira ngo imitima yabo yari iri gukorana, kuko muri kano kanya nta kindi Angeline nawe yatekerezaga, yari gutekereza guhura kwabo kwa mbere, urugendo rw'urukundo rwabo rubagejeje kuri uyu munsi w'ibyishimo byabo. Abana babo bari bambaye neza cyane, bari kumwe rero na mama wa Angeline niwe wari kubitaho muri kano kanya. Angeline rero yakomeje atera intambwe asanga Mandela. Mandela nawe yananiwe gukomeza guhagarara, maze aza amusanganira. Kumufata rero mu kiganza gusa byaranze, maze ahubwo aramuhobera. Bombi rero amarira yari gushoka ku matama. Bagerageje rero kwikaruma, kuko nyine wari umunsi wabo w'igitangaza. Ntabwo bagombaga rwose uyu munsi kuwugira uw'amarira gusa, bagombaga no kugaragaza ibyishimo, nubwo byari ibintu bigoye cyane kugira ngo be kuba bari kurira, kuko nyine bari baranyuze mu bikomeye. Barakomeje rero maze nyine bajya imbere aho bagombaga gusezeranira. Mu magambo rero uyu munsi Mandela yabwiye Angeline, yaramubwiye ati ni ukuri kukubwira ko ngukunda mba numva bidahagije, kukubwira ko uri akabavu ko mu mbavu zanjye mba numva bidahagije, kukubwira ko uri igice cy'umubiri wanjye ntabwo nabyo mba numva bihagije. Gusa nyine
reka nkubwire ko uri byose, uri isi yanjye, uri ibyishimo byanjye, uri byose nifuza kuri iyi si. Reka nkubwire ko uri impano nahawe n'Imana, kandi reka nkubwire ko uri umugore w'inzozi zanjye. Nkubwire ndetse ko ari wowe nifuzaga n'igihe nari ntarakubona. Amagambo rero yari yashize ivuga, dore ko nyine abandi bantu bari bari hano bo rwose nabo emosiyo zari zabishe. Angeline rero yahise amubwira ati icyo nzi ni kimwe, ni uko rwose nzagukunda ubuzima bwanjye bwose. Ikindi kandi ni uko ngushimira kuba waraje mu buzima bwanjye. Nanjye simfite amagambo yo kubikubwira, gusa ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Umenye ko uri byose byanjye. Bombi rero barahoberanye, maze batitaye ku bantu bari bari hano, barasomana. Amafoto rero yatangiye gucicikana, maze abantu bose batangira kubakomera mu mashyi bababwira bati muzagire urugo ruhire, kandi ni ukuri turabifuriza ibyiza byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.